Iyi si dutuye uyifitiye icyizere gihambaye cyane. Twayivukiyemo, twayikuriyemo, yewe abenshi twayibyariyemo abana. Bitihise turimo kuyirundanyirizamo ubutunzi bwacu ku isi. Iyi si iduha ibyo twifuza byinshi, ariko ku rundi ruhande iduha n'ibyo tutifuza kubona. Akenshi iduha n'ibyo tutatekerezaga ko byatugeraho. Abo udakunda iyi si ibaha amahirwe wifuje kuva kera. Uwakoreshaga mu gitondo arakoreshwa, uwari umukozi akitwa patron, uwabuze urubyaro abyara impanga, uwabyaye ahinduka incike, uwajugunywe akura abamujugunye mu kaga akababera incungu. Muri iyi si dutuye uwanzwe n'uwo yakundaga kubera amikoro make apfukamirwa n'uwamutaye bitihise akamwinginga. None nkubaze, ninde wakubeshye ko wowe ufite umubiri n'imibereho itandukanye n'iy'abandi? Ninde ukomeje kukubeshya gushuka yuko ikica cyangwa se kigahindura imibereho y'abandi wowe kitakugeraho? Umva igisubizo. Ubuzima ni urugendo rurerure cyangwa se rugufi bitewe n'aho wowe waturutse intambwe ku yindi, urugendo rukwerekeza ku rupfu. Muri byose kwihorera ni ubugwari, gusaba uwo wimye ni igisebo, guta igihe ni ingorane. Iyo menya ni indirimbo iririmbira uwatsinzwe. Inabi ntabwo yiganwa. Iyi si dutuye ni uruhererekane rw'ibiganiro bicukumbuye, bikuyemo ubucukumbuzi ku bibera kuri iyi si yacu mu nda ndetse n'inyuma. Ibiganiro ni igisobanuro cyo kumenya aho wavuye maze ukamenya n'aho ujya. Gusa haracyari ikibazo gitoya kirebana n'iyi ngingo, ko ubumenyi buva mu bucukumbuzi bw'amateka ku nkuru mpamo yabayeho. Mwabikoraga mute Trust Wallet Studio itaraza? Hitamo neza maze udukurikire kuri YouTube channel wanditse Trust Wallet Studio. Amahitamo y'ubuzima butazima muri iyi si yuzuye umwijima utazima. Trust Wallet Studio. Your faith has saved you.